igihe uri buze kuba ubona ufite screen imeze gutya ni ukuvuga ngo uri kubona hano biri kubara, muri kubibona neza cyane. Wakanda ahangaha ukabona bari kukwereka amasaha usigaje uri ku mininga, ni kikubwira yuko amaze gutangira mining yiyi Aviv exchange. Reka mbari ko mbivuga mu rwego kugira ngo mubyumve neza cyane. Iyi Aviv ntago ari Aviv tumenyereye. Aviv ni Aviv muzi yagiye ku isoko, iyo yitwa Aviv. Iyi Aviv rero izaba ari exchanger, ni exchanger igomba gutangira gukora ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Ako kantu murakumva neza my friend? Rero ugize amahirwe yimenya hakiri kare, nyigwa hakiri kare nibwo ikiza. Tangirana nayo utangira ukore mining neza ushyizeho umwete. Turi kumwe, turiko turagendana. Mbere yuko wenda mbaza nkuhereze fact zayo kugira ngo tugendane neza kuri X yabo, urebe road map mbere yuko dukora sign up, mbere yuko dutangira sign up. Dore ngiyi road map barakubwira yuko uyu mushinga wabonye izuba, ba nyirawo batangiye kuwutekereza ku launching announcement ya mbere na mbere ikijya ikivuga ngo tutangiye umushinga byari tariki 30, byari tariki byari ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 2023. Ubwo n'umwaka ushize nibwo iyi coin ba nyirayo bavuze bati twiyemeje gukora umushinga, babishyira public. Turi kumwe turagendana. Mining yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024. Ni ukuvuga ngo kuri bonane mining nibwo yari itangiye. None murumva hashije ukwezi kumwe konyine gusa mining itangiye. Iyi mining ngo gukorwa mwaka umwe gusa, ibindi byose nibwo bigarukaho. Ahubwo ikiriho no kugomba kumenya yuko tariki 30 z'ukwezi kwa 12 dore ngiza hano hasi coin igomba kulistingwa, ikazaba ifite Aviv exchange, ni exchanger yayo nkuko tuzi Binance, OKX n'izindi. Turi ko turagendana. Ugize amahirwe yimenya hakiri kare, tangira wibikeho coin zayo, tugendere hamwe urebe bw'iki umuntu akora register nkuko nandi kubibabwira. KYC nagira atangira, ariko mbere ya byose tutangire dukore mining, nicyo kintu cy'ingenzi. First of all, reba muri description y'iyi video cyangwa se ujye muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, aho hose uraza kubona link y'iyi mining, utangire mining my friend. Turiko turagendana. Mining ubu gikorwa rero nibyo nje kukwereka kugira ngo ubirebe neza, hataza kugira akantu na kamwe wicamo, ibintu byose ubikore neza step by step. Twagiye icyo urakora uraca kuri link ndaba naguhaye. Mbere na mbere udownloading application yayo. Application niyo ya mbere ugomba kubanza gushyira muri telefone yawe. Ukimara gushyiramo application rero, icyo urahita ukurikiza urayifungura. Icyo urakora urafungura application, nimara gufunguka urayisanga imeze gutya. Kubera yuko uraba utagiye gukora login rero nago urahita uzuza hano. Oya, icyo urakora urahita ukanda register. Aha ndakeka muri kuhabona, ukanda register baguhereze aho kuzuza. Aha mbere uruzuzamo your email, awuzemo password, awuzuzemo amazina yawe yose na refo code, ubundi ukande register. Iki gihe uraba usoje gukora neza register kuri iyi Aviv network. Ikikora iyo umaze gukora sign up nta kindi nyine uhita ukanda kuri iyi buto. Dore buto biri aha ngaha murareba bakora ikimenyetso cyawe kirareba hasi. Ukajya ukanda hano mining, niho mining ibera. Ibindi byose ndabaye kugira ngo kuri ALL-MINIG-UPDATE nzakomeze by update mpaka coin igiye ku isoko, nkuko muri kubibona ku itariki 30 nazo kwezi kwa 12. Ugize amahirwe yimenya hakiri kare, mining ni igomba kurenza umwaka umwe. Turi kumwe, nuvuga ngo yaje ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12, ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 nanone igomba kuba mining yahagaze igatangira gutradinga, ariko hazabanza guhindura application. Ako kantu mujye mukumva, abantu mutazabibwira ngo mining nyoreri ya yindi, babanza gukora update ya application bakongeramo bira byose tubona byo gutradinga n'ibindi, amacoin y'ibiciro byose bikabanza bigahinduka. Ubwo rero icyari kinzanye muri iyi video byari kugira ngo bereka ko sign up ikorwa, bereke na proof y'ibiri ngombwa bituma ugomba kwizera iyi Aviv network cyangwa se Aviv exchange, zaba ari exchanger uyu mwaka uri gusoza. Rero keep mining, kandi ngeze ni amahirwe n'imigisha kuri timu yanjye. Ibihe byiza kuri mwe mwese.